Bitandukanye mu bice by'igihugu cyacu. Abanyabugesera by'umwihariko abaturage b'icyahoze ari komine Ngenda, bavandimwe banjye bacitse ku icumu, uyu mwanya ndagira ngo nk'umuryango Ibuka tubagezeho ubutumwa bw'ihumure. Arakoze umuhanzi adusomeye ibaruwa benshi tujya twandikira abavandimwe, ariko kandi dukomere. Ubutumwa bw'ihumure mu mwanya nk'uyu ni ngombwa, kuko ibikomere cyane cyane by'abarokotse jenoside biba byongeye gutonekara, ariko kandi ni mwimpore. Uyu mwanya nanone ndagira ngo ntangire turashimira inzego zitandukanye, cyane turashimira leta y'ubumwe iyobowe na perezida wacu Paul Kagame, uburyo leta y'ubumwe yagize uruhare rutaziguye mu kubohora abatutsi bicwaga. Turayishimira cyane. Turashimira ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi, urugamba zatangiye rwo kubohora igihugu, cyane zitabara abatutsi bari bamaze kwibasirwa n'abahutu babakorera jenoside. Turashimira amaraso y'inkotanyi yamenetse mu gihugu hirya no hino. Ayo maraso twebwe abarokotse tudashidikanya niyo dukesha ubuzima. Turashimira nanone akarere kacu ka Bugesera by'umwihariko uburyo kadufata mu mugongo mu bihe nk'ibi ndetse no mu bindi bihe, ariko uburyo igikorwa cyo kwibuka abacu, kubunamira, tukabasubiza agaciro bambuwe, barengana, bazira uko baremwe, rwose ubuyobozi bw'akarere turashimira uburyo uruhare rwabo rufatika. Mu gushimira n'ubundi nk'uko watubwiye amakuru y'abatutsi bari batuye muri aka kahoze ari akarere ka Ngenda, komine Ngenda, yabitubwiye yabisubiyemo. Twebwe muri uyu mwanya twibuka, umwanya munini tuwuha gushima, kuko nubwo turira, nubwo dufite intimba, nubwo ibikomere byacu bitonekara, ariko dufite impamvu yo gushima. Turashima ko umwanya nk'uyu uba wabayeho, n'umuyobozi w'akarere yabitubwiyeho. Ntabwo iyo ubuyobozi bwiza dufite uyu munsi butabyemera, twari kuba twarapfuye tugashira. Abarokotse rwose ntabwo twari kuba tukiriho uyu munsi iyo hatabaho iyi gahunda yashyizweho yo kwibuka abacu. Ariko ubuzima turabufite kandi turabukomeje.